Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ni n'umutima cano kandi ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe waratinze cyane. Iki nicyo gihe rero kugira ngo uyikore noneho ibyawe bigenda neza. Uwiteka akomeze akongera imigisha bundi ujyana natwe uko bukeye n'uko bwije. Ijambo ry'Imana rikugereho rigusane umutima wangiritse, rigira rigukure gire nawe kugeza ni ukuri. Ndabakangurira kumva yuko Imana ifite agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yesu Kristo afite agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burya utamufite ntabwo byakunda na gato, nta nicyo twakwigezaho, yewe nta kintu na kimwe twakwifata. Ubundi Yesu akavuga ati umwana wanjye arakiriye, umwana wanjye yahuye n'ibigeragezo ibi n'ibi. None se wasubizwa gute udatakambira Yesu Kristo waducunguye kandi akadupfira? Burya akeneye ko tumubwira ibyacu tugatakamba tukarira. Warakijijwe, wararokotse, nuko uyu munsi wa none ariko ibigeragezo bikomeje kubana byinshi. Wabuze uguhumuriza, birakomeye cyane, birakugora, ubuzima bubaye inzitane, bikomeje kuba agatereranzamba. Ubukeye uko bwije wirukanga imisozi ushaka imibereho byaranze, bitewe n'uko nyine isi igoye kuyibamo muri iyi minsi. Ntabwo byoroshye na gatoya, ariko Umwami Yesu agusubizemo ibyishimo. Ni ukuri wumve yuko umufite unezerewe, wumve yuko umufite ntacyo ubuze, wumve yuko umufite nta kintu na kimwe wabura na gitoya. Kabone n'aho iwawe mu kabati nta byo kurya birimo, kabone n'aho iwawe mu nzu udafite n'utuvuta two gukaranga two kurya, kabone n'aho nta n'akantu na kamwe ufite uyu munsi wa none, ariko nunezezwa n'agakiza ke, Umwuka wera akakumanukira, ukumva yuko Yesu Kristo aguhagije. Ni ukuri aragufungurira amarembo mu izina rya Yesu, aratuma bikunda mu izina rya Yesu, aratuma inzira zawe ziba nyabagendwa, aratuma Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ni n'umutima cano kandi ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe waratinze cyane. Iki nicyo gihe rero kugira ngo uyikore noneho ibyawe bigenda neza. Uwiteka akomeze akongera imigisha bundi ujyana natwe uko bukeye n'uko bwije. Ijambo ry'Imana rikugereho rigusane umutima wangiritse, rigira rigukure gire nawe kugeza ni ukuri. Ndabakangurira kumva yuko Imana ifite agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yesu Kristo afite agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burya utamufite ntabwo byakunda na gato, nta nicyo twakwigezaho, yewe nta kintu na kimwe twakwifasha ngo bikunde. Nta musaruro twagira mu byo dukora. Wahinga ntiweze, ni ukuri. Wajya ku isoko ariko abandi bagahawe ugacyura ubusa. Wajya ku muhanda gutega, ni ukuri abandi bigakunda ukabura akazi. Wajya mu muhanda niba uri umumotari gukora akazi, ni ukuri abandi bakabona bagenzi be ukababura. Wowe wajya ku kazi ukirirwa mu ntonganya, ukirirwa mu matiku n'ibindi bigiye bitandukanye, ugasanga mbese wabuze amahoro mu mpande zose, bitewe n'uko Uwiteka Imana utamubwize ngo umwimike mu mutima wawe. Yesu Kristo umushyire mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubundi ajye aba intero yawe ati Yesu Kristo warakoze. kandi ikintu cyose uhuye nacyo kikubangamira ukavuga ati Yesu Kristo nabara. Abashimiye cyane. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Dutange dusenga ubundi twihute tuvuge ijambo ry'Imana nuko dusoze. Ndabashimiye cyane. Uwiteka Imana ikomeye cyane, urebera hose icyarimwe. Ni ukuri waramamaye kandi uvuze birakomera, wateka bikaba. Ndagushimiye kuko wongeye kudutiza ubuzima muri iki gicamunsi, muri iki gitondo, aho waba uherereye hose mu Kristo muvandimwe. Uwiteka akugereho rero ikiri umugisha mu izina rya Yesu. Niba uri kudukurikira nawe uzabona iki kiganiro, Uwiteka akomeze akumvire ibyifuzo, ubundi ijambo ry'Imana kubera imana ndetse n'agakoni bizakuyoreka ubwiza bwacu mu ijuru. Ndabakunda cyane. Njye nitwa Jean Marie. Uwiteka Imana abane namwe kandi abumvira ibyifuzo uyu munsi wa none.
Tugiye gusoma ijambo riri muri Zaburi ahagana mu gice cya 51 uhereye ku murongo wa 10 n'uwa 11 ndetse n'uwa 12. Ndabakunda cyane, ubundi dukomeze duhimbaze Uwiteka, tumereze amashimwe tumubwira tuti haleluya, haleluya, waratsinze inyabwaro nyinshi cyane zigera muri 7. Ubundi uko zivuze niko ibyawe bigenda bigakomanga mu ijuru. Ubundi Yesu akavuga ati umwana wanjye arakinnye, umwana wanjye yahuye n'ibigeragezo ibi n'ibi. None se wasubizwa gute udatakambira Yesu Kristo waducunguye kandi akadupfira? Burya akeneye ko tumubwira ibyacu tugatakamba tukarira. Warakijijwe, wararokotse, nuko uyu munsi wa none ariko ibigeragezo bikomeje kubana byinshi. Wabuze uguhumuriza, birakomeye cyane, birakugora, ubuzima bubaye inzitane, bikomeje kuba agatereranzamba. Uko bwije wirukanga imisozi ushaka imibereho byaranze, bitewe n'uko nyine isi igoye kuyibamo muri iyi minsi. Ntabwo byoroshye na gatoya, ariko reka gucika intege, reka kuva ni ukuri mu isezerano, reka kuva aho wari uri ngo utezuke ku nshingano zawe, ngo noneho wumve yuko Imana yagutereranye kandi uri mu gakiza kandi warihannye byose ugashaka ku karubanda. Humura, ibiri kukubaho byose Imana irabizi. Nicyo gihe kugira ngo ubinyuremo, kandi nugira kwihangana ni nako gutsinda kwawe ndetse ni nako gusubizwa kwawe. Hano hari amasomo rero ari bugufashe wowe ushobora kuba watangiye gusubira inyuma mu gakiza, ushobora kuba watangiye kuvuga uti dore byari bimeze gutya, Mana none kuzi ko nsenga, none nkaba ngiye kurara, none Mana kuzi ko nsenga bakaba bagiye kunyirukana mu kazi, none Mana kuzi ko nsenga nkaba nabuze abakiriya, Mana kuzi ko nsenga, kuzi ko niriza ubusa buri kimwe cyose. Humura, Yesu Kristo arahari, Imana Data irahari, Bibiliya irahari kugira ngo ikugire inama, ubundi yire icyizere. Password ni ukwizera. Ubundi ndabakunda cyane. Subscribe nange utarayikora, waratizira umutima channel. Yitwa Jean Marie, tumaze kwitaba Imana. Ku murongo waho wa 10 haragira hati, Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Reka Uwiteka Imana kureba umutima wera, agusubizemo umutima ukomeye. None ahangaha uri guhangayikishwa n'ibyo wagerageje, uri guhangayikishwa n'umusozi ukuri imbere, uri guhangayikishwa ngo no kubona ko utabonye ifunguro. Humura, ntabwo uzi ibyo uri bubone mu masaha ari imbere, ntabwo uzi ibyo Uwiteka ari buguhereze. Nukomeza kwihangana ukarwanya inzitane ugahatana, ubundi ukamamaza umwami Yesu umukiza wawe. Aragufasha nta kabuza, kandi arakurema mu mutima wa kigabo, aragukomeza. Ni ukuri araguhereza amafunguro kandi utigeze ubona mu buzima bwawe, araguhereza byose utari ufite. Ku murongo wa 13 haragira ati, ntunde kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Ntunde kure yo mu maso yawe kandi ntunkureho umwuka wera. Icyo ni isengesho wagombye gusenga umunsi wa none. Niba uri umukristo ukaba waramaramaje, senga ubwire Imana uti amaso yawe angumeho, ni ukuri, kandi umwuka wera wawe ube hafi yanjye. Nuko rero numara kubikora, nta kabuza, nta kibazo na kimwe uzagira. Uwiteka Imana azakomeza kumvira ibyifuzo kandi abane nawe. Burya iyo tubabaye dusenga tukabona nta nubwo turi gusubizwa, nicyo gihe twakagombye ahubwo ugahindura inzira, ukavuga uti reka nyura ahangaha. Niba byanze inzira yanze, reka nshingiye irangizayo mu isengesho. None se muzi ngo urugendo rwo kujya mu ijuru ruroroshe? Ntabwo rworoshye na gatoya, ruragoye, kandi burya ngo hazagira wihanganye agahatana. Yesu Kristo baramubambye, amutera amacumu n'ibindi byinshi bigiye bitandukana, arapfa nabi, aradupfira ku musaraba. Ari urugendo rutoroshye, ari rugoye cyane, byari bitoroshye na gatoya. Uyu munsi wa none rero biragusaba ngo ugire ikirenge mu cye. Nta kindi nuko wakwihanganira umusaraba ufite uyu munsi wa none, ugorwa n'abana bawe, ugorwa n'umugore, ukabyihanganira umusaraba wose w'abavandimwe, ndetse aho mu kazi n'ahandi, mu kazi wirirwamo uhaha bikanga, wirukanga amaguru, uvuga uti none ndaryikije bizagenda gute? Mukristo banza ushaka ubwami bw'Imana, ubundi ibindi bizaza nyuma bikubwira. Nitwa Jean Marie, tumaze kwitaba Imana. Umutima channel utarakora subscribe uratinze cyane, ariko kanya kugira ngo ikoreka. Dukomeze ku murongo wa 14 no tugiye gusoreza. Haragira hati, unsubizemo
kunezezwa n'agakiza kawe. Umwami Yesu agusubizemo ibyishimo. Ni ukuri wumve yuko umufite unezerewe, wumve yuko umufite ntacyo ubuze, wumve yuko umufite nta kintu na kimwe wabura na gitoya. Kabone n'aho iwawe mu kabati nta byo kurya birimo, kabone n'aho iwawe mu nzu udafite n'utuvuta two gukaranga two kurya, kabone n'aho nta n'akantu na kamwe ufite uyu munsi wa none, ariko nunezezwa n'agakiza ke, Mwuka Wera akakumanukira ukumva yuko Yesu Kristo aguhagije. Ni ukuri aragufungurira amarembo mu izina rya Yesu, aratuma bikunda mu izina rya Yesu, aratuma inzira zawe ziba nyabagendwa, aratuma ugira inshuti z'umugisha, aratuma uronka uhahe buri kintu cyose bikunde. Nujya guca inshuro ubone inyungu, baguhembera igihe, bere kukwirukana ku kazi, bere kukuzujubya, bere kukwambura. Ibyo byose ni inyungu uri bubone numara kugirira Uwiteka icyizere, ukamubwira uti unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Aho rero nezezwa n'agakiza Uwiteka Imana yawe guhereza, nuko wibere munsi y'amababa yiwe, ubundi ushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, kuko ejo burya ntabwo ari ahacu. Kandi ngo uyu munsi ufite ibibi nuko tubirimo, ariko iby'ejo se uzi ngo bizaba bimeze bite? Hari igihe bizaza byo ari bibi, ari mu kwita umwice bitoroshye na gatoya. Ni ukuri ari simusiga, ahubwo uyu munsi niwe wanjye, uyu munsi niwe wawe. Ciao ciao, njye nitwa Jean Marie, maze kwitaba Imana. Niba ushaka kugira ngo dufatanye urugendo, click the button down there and subscribe, ubundi tubane mu izina rya Yesu. Nyagasani ndagushimiye kuko twumviye ibyifuzo kandi wumvise amaganya ya buri umwe wese wari wamaze gutezuka no kugwa mu gakiza, ariko uvuga uti Imana, ko ndi gusenga bikanga, ko ndi gukora uko nshoboye bikanga, ko nakijijwe kandi inzira zikaba zikomeje kuba insitane. Turakwinginze ngo uzifungure mu izina ryawe, turakwinginze ngo ubane nabo mu izina ryawe, ubane nabo mu izina ryawe. Ni ukurumvira ibyifuzo aka kanya, bahahe baronke, ni ukuri bakubite ibitare bivima amazi amara inyota. Imana ikomeye cyane, ngaho bana na buri umwe wese, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nitwa Jean Marie, tumaze kwitaba Imana. Amacano, subscribe nonaha ngaha. Ciao ciao, uzasubira utaha.